Haleluya, tugiye gukomeza aho twari tugeze ku gice cya mbere kuri ubutumwa ukaba ari ubwa mbere uje turi mu nkuru za Gideon. Hano rero kuri Bread of Life tukaba tudakora ibindi bintu, tuvuga ijambo ry'Imana binyuze mu kuryigisha, mu kuriganiraho no mu buhamya. Ukaba uje rero ubwa mbere, ndakwishimiye cyane kandi ndakwakiriye. Ukore subscribe cyangwa ukande hariya hari umutuku kugira ngo utazajya ubona amavideo yacu. Imana iguhane umugisha natwe rero. Tukaba tugeze ku kindi gice cyo kwiga kuri Gideon. Ntabwo twamwiga wese muri minota tuba dufite kuri video ngo tumurangize, rero twahisemo kubikora mu bice bitandukanye. Umurongo wa 11 rero igice cya gatandatu, umutwe w'amagambo uravuga Imana itoranya Gideon kuba umukiza w'Abisirayeli. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu we Gideon yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Twibuka ko Abamidiyani babagiraga nabi bakaza kubatera. Twavuze ku mwuka w'Umidiyani, tuvuga uburyo n'Abameleki babateraga bakabambura. Ugenda ureba iriya video uraza kubyumva uburyo umuntu ashobora gutakaza hageze ko yishimira ibintu bye. Uwo ni umwuka w'Umumeleki n'Ubumidiyani baba baguteye mu bintu byawe, ugasanga indwara ziraje zirakwambuye n'ibindi bibazo kugira ngo wishimire ibihembo byawe. Bishobora kuba ari projet wari ufite n'ibindi. Mu magambo make wirebera video, ariko igisubizo nuko bihanye bagasenga Imana ikabahagurukiriza umucunguzi ariwe tugezeho Gideon. Mu gihe cyacu rero tuvuga Gideon, umenye ko ari umusumba ni Imana, ni Yesu Kristo. Uyu munsi rero turebere ikiganiro uko byagenze. Marayika aramusanze, amusanga ari busy akora. Amen. 13. Gideon aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo yose itangaza irihe iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa? Ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Gideon atangira kuganira na wa marayika. Marayika w'iki gihe ushobora kuba ari Imana, bifata nka Yesu, namubwiranya nk'Imana. Noneho atangira kumusubiza Gideon ati, noneho ibintu bifatika ni ibi, ni gute ushobora kumbwira ko Imana iri kumwe natwe? Ibyo numvanye ababyeyi banjye, ibyo numvishe mu muryango w'Abisirayeli, ibyabaye byose byagiye. Ati noneho Imana yaradutanze mu maboko y'Abamidiyani batugira iratwanga pepepe. Wari wakabona Imana igusanga mu bihe ukibaza niba warigeze kuyimenya cyangwa se yigeze kubaho ukayibagira kubw'ibihe runaka? Birasa na Gideon rero. Uyu munsi ndizera ko ndi kubwira umuntu ashobora kugira ahantu arimo kwibaza ku Mana kandi ukaba ufite ibintu bifatika. Gideon yamubwiraga ibintu bifatika. Uyu marayika akamubwira ati, se kumona twibwa, se kumona bigenda bitya, noneho Imana yaradutanze. Ikiganiro kirakomeje. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sijye ugutumye? Amen. Gideon aramusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu ko turaba aboroheje mu muryango wa Manase, kandi ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Yesu ashimwe. Amen. Gideon yongeye gusa n'uwankiye Imana cyangwa se amuhakana amubwira ati, ntibishoboka ko wantuma. Icya mbere jyewe ndi umuhererezi. Icya kabiri, umuryango wacu uri hasi cyane. Hari igihe Imana igusanga igasa n'iguhaye mission wari wagatumwa, ugatangira kwibazwa ukavuga ati, Imana, muri aba bantu bose cyane cyane muri iki gihe urabona ngiye nabishobora? Amen. Narigeze kuba mfite amaboko, narigeze kuba nabishobora kiriya gihe, ubu ni bwuje. Icya kabiri, nkoreye iki? Ndagira ngo mbwire wowe ufite ibyo bibazo yuko Imana itareba nk'uko ureba, ntireba nk'uko abantu bareba. Dufite urugero rwa Mose. Imana imutuma aramubwiye ngo genda ubakize nk'uko kwa Gideon, n'izindi ntwari zose zo kwizera nyinshi muri Bibiliya ugiye ukabisoma. Batumwe benshi bakundaga kwireba ibyo babuze. Nawe uyu munsi ushobora kwireba ukareba imbaraga ukabona nta maboko ufite, ukabona ntibishoboka. Iyo tuvuze amaboko mu mvugo y'ijambo ry'Imana tuba dushaka kuvuga imbaraga, ibintu byose byagufasha kugira ngo ukore icyo urimo gusabwa n'Imana uva mu mutima wawe cyangwa se wabwiwe. Imana ivuga natwe mu buryo butandukanye. Hari abasurwa mu nzozi, hari abumva ijwi, hari abahanurirwa, hari n'ababyibonera ubwabo. Uko biri kose urimo kundeba uzi uburyo Imana yakubwiye n'ibyo yagutumye. Ariko kenshi intege z'umwana w'umuntu nke dukunda kugira ngo duhita dutangira kwireba, kuko Imana ni inyacyubahiro. Amen. Mu bundi buryo genda bikunda.
ntabwo Imana ishobora kugutuma ngo uhubuke uhite ugenda utabanje kuyibaza. Nakunze rero umutima wa Gideyoni, ariko mu rundi ruhande ukumva yagize ubwoba. Amen. Atangira kumuha ingero zifatika. Hari abantu benshi Imana ituma bagatangira kubara. Umunsi rero Imana yaramubwiye ngo ufite iki mu ntoki zawe. Uyu munsi Imana irakubaza ni izihe mbaraga ufite. Wenda ntufite inkoni ngo turebe abantu bamukishije inyanja cyangwa se ngo ukoze ibindi byose twasomye muri Bibiliya, ariko icyo ufite mu ntoki ni uvuga ngo impano ufite, ubushobozi ufite, amafaranga ufite, ibikoresho ufite bishobora gukorera Imana uyu munsi, n'amagambo meza ufite ashobora gukorera Imana uyu munsi. Ariko ikintu gituma umuntu atitaba akenshi ni ubwoba bugutera kwireba uri we, ubwoba bugutera kureba aho waturutse, ubwoba bugutera kureba intege nke ziri wanyu, ubwoba bugutera kumva ikibi cyose gihise kiguca intege ukacyakira ugatinya gukomeza. Ubwoba nibwo bwatumaga Gideyoni avuga ati ese nabakirisha iki ko ndeba turi abakene, ko ndeba ibyo dufite byose byamburwa bikagenda. Imana idukize ubwoba uyu munsi. Hari abantu Imana ibwira nanone bakaba bafite ibintu bifatika, akavuga ati nimbiheba ndaba ngiye kujya he, ndaheba amafaranga najyaga ninjiza nkabeshaho umuryango wanjye, bishoboka bite ningenda Mana uzabagaburira uzishura inzu. Hari ukurekura bikomeye, hakaba n'ubundi atinya kurekura kubera ubwoba, akavuga ati bizagenda bite, nzabaho gute, nzabeshwaho n'iki. Ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Amen. Imana ntikureba nk'uko wireba, ntireba ubushobozi ufite nk'uko wireba. Kenshi rero za kuki nizihe mpamvu zinafatika wanashaka uyu munsi ushobora kuba ufite zituma tudashobora kuavansa cyangwa se ngo tugende, ariko byose turabyemerewe. Amen. Twemerewe no kubaza Imana. Uwiteka aramubwira ati ni ukuri nzabana nawe. 16 kandi uzanisha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Bari benshi, twasomye muri kiriya gice cya mbere twarumvise ko ngo bari bafite imbaraga, barafata bakiyasosiya bakaza ngo ndetse ntibashoboraga kubarika n'ingamiya zabo n'intwaro zabo. Byari ibintu bitabarika, ariko Imana yafashe ibyo byose bimuteye ubwoba, aramubwira ngo uzabinesha nkunesha umuntu umwe. Uyu munsi sinzi biri kugutera ubwoba, uri kureba kwavuga se uyu mwaka uzarangira n'ibi byorezo, ese aya madeni azashira, ariko Imana nibigushize ahantu nuko izi ukuntu izabigenza. Yego uzakora, bizagusaba ko wahaguruka nka Gideyoni, ariko byose birashoboka ko Imana uyu munsi yabikusanya mu kintu kimwe ukanesha. Amen. Kuko wagendeye ku ijambo ry'Imana mu byibuke, kuko wihanye ibyaha, kuko wagarutse ku murongo w'Imana, ntabwo Imana izakureka nta n'ubwo izagutererana. Yesu ashimwe. Amen. Gideyoni aramusubiza, niba nkiriye mu maso yawe nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuganye. Yakomeje kubaza Imana. Amen. Ntabwo twese turespondinga kimwe Imana idutumye. Hari abatinda, hari n'igihe ubanza kubihanurirwa, hari igihe ubyibwirirwa, ariko ayo yose ni ama etape. Ariko nakunze ko yasabye ibimenyetso. Yesu Kristo yaravuze ngo ibimenyetso ni by'abatizera. Ntabwo ndi hano kugira ngo ngukondane cyangwa ucire imanza, ariko ndashaka wemere gufata igihe, ariko noneho ntuzahere mu kubaza ibimenyetso, mu gusenga cyane. Igihe kirageze ko wiyambura ukagendera ku ijambo Imana ivuze. Nusaba Imana izaguha imbaraga. Yesu ashimwe. Nuko rero sindi buvuge ku bimenyetso cyane, ariko yakomeje kuganira na marayika kugeza ubwo amubwira ati guma nkuzanira ibiryo. Marayika arabyakira, reka ngende ku murongo wa 20 uburyo marayika yamusubije kugira ngo ashobore kumuhumura amaso, mwareke ko ari kuvugana n'Imana. Waruzi kenshi ushobora kubwirwa n'abantu, kenshi tugikizwa cyangwa tugitangira kugenda n'abantu badukuriye mu mwuka, hari ibintu byinshi bagenda batubwira, aberekwa ukumva ntibisobanukira ahantu mu kirere, ukavuga ese bizashoboka, n'ukuntu mbona ndi umwana muto, n'ukuntu mbona ntazi kuvuga, n'ukuntu mbona ntayerekwa mfite, ntazi no gusenga, sinzi no gusoma Bibiliya, sinzi naho ibyanditswe biri. Abantu bakavuga Imana ikabira bikubwiye. Sinibaza kubijugunya byandika muri agenda. Genda ibukiyo muri za 98 umwigeze kuvuga ko nzakorera Imana, muvuga ngo twari numvaga ari ibintu bindi kure bitazanaza, ariko humura Imana izi kwihanganira igihe cyawe, izagutumaho abamarayika ubutumwa bwinshi kugeza ubwo nawe uzumva ubaye convaincre umutima wawe cyangwa se wemejwe kugeza ubwo uhagurutse. Nuko murongo wa 20 maze marayika w'Iteka aramubwira ati enda iyi nyama n'utwo dutsima udushire hejuru y'iki gitare. Murongo wa 21 nyuma marayika w'Iteka atunga ifundo y'inkoni. Muvuga muri make marayika w'Iteka yahise anyika, ntiyongeye kumubona uze kuhisomera. Uko kunyika rero kwatumye Gideyoni ahumuka amaso. Amen.
ndashaka guhambira umuntu uyu munsi. Birashoboka ko umaze igihe ujya impaka n'Imana, wibaza ibibazo byinshi, wiyiriza, usenga, umwitwaro, uha abantu ibyifuzo babasenze, abantu wemera unazi, ukanababwira inzozi ntibabihe agaciro. Ariko ndabizi yuko hari igihe cyangwa bakagusengera ntibifate, bakagusukaho amavuta ntibize. Ariko ndabizi yuko hari igihe uzahura na marayika w'Imana. Uvuga marayika ni Yesu Kristo, ni Imana izaguha kumenya neza ko ariyo mwibonana. Uvuga uti nka kuriya Yakobo yararahira avuga ngo ahantu habonye Imana ahashira ibuye ry'urwibutso, kubera ko yabonye abamarayika bazamuka n'abamanuka. Nicyo nkwifurije nawe uyu munsi. Igihe cyawe kizagera, ntabwo ndi hano kugira ngo ngukanire ubigemo. Take your time, fata umwanya wawe, ariko nzi neza yuko marayika w'Uwiteka arahera kugira ngo agutegereze kugeza ubwo uzamubonera. Umurongo wa 22 ngo maze Gideon amenye ko ari marayika w'Uwiteka aravuga ati nishano mwami Imana, kuko mbonye mu maso wa marayika w'Imana turebanye. Nuko Uwiteka aramubwira ati humura witinya ntupfa. Gideon ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho akita Jehova Shalom. Ngo kandi kiracyariho ku musozi wa Ofuro wabiyeze na bugingo n'ubu. Kuri uwo musozi wa se cyo gicaniro kiracyahari. Igihe kirageze ko nawe bubaka igicaniro cy'Uwiteka cyituti Jehova Shalom. Ni Imana y'amahoro, ntihutaza. Yo ntabwo ikwihutisha kuko yo ifite icyubahiro gihagije, ntifite uwigisangira nacyo, ntifite ibintu igomba gupruva abantu. Oya, irakureka gusa niwe urimo uratakaza umwanya. Ndasabira umuntu Imana iri bumurikire uyu munsi, kugeza uvuga uti noneho Imana niba itarankubise cyagiye nayiharirije, cyagiye nabivagamo nkava mu masezerano, cyagiye numvaga ngo sinshaka, ugakomeza kwanga wigizayo. Igihe kirageze yuko nawe bakuvuga uti nabonye Imana mu maso yanjye, none nemeye kuyikorera. Yesu agumugisha cyane. Haleluya, haleluya. Gideon asenya igicaniro. Ikindi gice ngiye kuintroduce gato ni ahantu noneho ukuntu Imana yamutumye herero. Ese Imana idutoranije twamaze kuyemerera duherahe? Nihe duhera kugira ngo tubashe gukora ubushake bwayo? Umurongo wa 25 ngiye kurangiriza wasenge aravuga ngo nuko iryo joro uwo munsi Uwiteka aramubwira ati enda ifizi ya so ntoya, wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali. Ngiye kugarukira hamwe, ndagutumye mu gice gikurikira uzareba ukuntu yabigenje. Imana ariko yamutumye mu byase hahandi nyine byapfiriye, namubwira ngo ufate za nkwi kandi ufate n'ifizi imaze imyaka 7. Mwiruka ko kuri video ya mbere twavuze ko bamaze 7 bababaye. Imana rero yamusabye igitambo kimaze nacyo imyaka 7 kugira ngo igisubizo kingane n'ikibazo. Hanyuma Imana imutuma iwabo. Kindi gice rero turaza kuganira n'umukozi w'Imana tubabwira uko byagenze n'ahantu Imana ihera kudutuma. Reka nsenge kugira ngo nawe ubone Imana. Uwiteka Imana ndagushimiye kubwa kino gice cya kabiri cya Gideon. Urakoze Imana kuko uri marayika utarambirwa, uri Imana idusanga mu bwoba bwinshi, muri dute nyinshi, twakubaza ibibazo ariko ukatwihanganira. Ushimwe kutareba nk'uko abantu bareba. Umuntu wawe uramufata ukamwuzuza ukamwumvisha, kandi Imana imbaraga dufite sizo ureba. Ushimwe kutoranya, wabishije abakomeye, abiyemera, bihambaza, ubihishurira abana bato kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kuko icyubahiro cyawe ntuzagisangira n'umwana w'umuntu. Ndasaba rero kugira ngo Gideon uyu munsi umubyure, umwambike imbaraga, umwiyereke kugeza nawe avuga ngo uri Jehova Shalom, kuko uri Imana y'amahoro. Wowe ntutaza, ntukubita, ntuvuma, ntiwigizayo. Uradutegereza kugeza ubwo tugize understanding. Ndasinzire ngo ukore ku bana bawe, ubiyerekere Mana, ubiyerekere nanjye simbe mbahutaje, ubasobanurire uburyo babikora, uburyo imbaraga bafite zihagije nk'uko bivuze, hanyuma bakumvire Mana. Gideon icyo yari akeneye kwa kukumvira mbere y'ibindi byose. Urakoze rero kudutuma ukatwerekana aho tujya Mana. Bantu 70 intumwa abigishwa watumye babwiye ngo mugende, baragenda batangazwa n'ibyo babonye. Baragaruka bati uzi ko twirukanye abadayimoni, arabwira ngo ahubwo muneze kuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Bababwiye ngo bitwaze inkoni, ariko twe turashaka dukururane n'ibintu n'abantu. Oh haleluya. Yo Mana, cyagihe wafashe utandukanya Abrahamu na Loti kubw'umugambi wari ufite umwe wese. Uyu munsi ndakwingize gutandukanya abana bawe n'ibibaremereza kugira ngo bitabe icyo babwira bagikore binyuze mu kwihana, kugira ngo bakire umwuka wa Midiyani.
Imana urakoze kutwumvise kandi kugiye kubigira bisha, izina ryawe ryubahwe ubundi iteka ryose, amen. Ndagutumye mu kindi gice ntubure. Yesu aduhane umugisha, amen.